Ndi papa Sava. Handi wameze neza ariko. Ndaho. Reka da. Kuko ntandi kumwe nawe nkabiki. Urasa neza. Iyo nyama y'indwara yo ntiwabura urukingo muri bo. Umva nari ngukumbuye ariko Dimanche warambeshye. Uziko nari nzi ko turi bubonane. Oya ntabwo nakubeshya. Zira n'inzitizi z'ubuzima ariko zitatuma nkujya kure. Yego. Uziko buriya rimwe na rimwe mu cyicaro cy'umutima wanjye hafite runini. Oya. Ariko urashaka kuzansaza wagira kukumbira amagambo nkayo ngayo. Umuzantu mbamerukira iyo mitoma. Nayihabwa nande se cya gisaza ko kiba kitanashobotse ariko ubu ndaryohewe kuba ndi kumwe nawe. Oya ndaje ngiye ngukoraho ku buryo ibyiyumviro by'umunezero ubyumvira mu ibere mu kwikakuryaryata. Ahubwo reka ni ibinyabazungu nubwo amaso batanyoroheye. Nkuremo ejo tutazahura ukongera ukavuga ko wahindutse. Ariko buriya niyo waba utayambaye ntumbona neza se. Cyane ndakubona. Erega buriya umukunzi ni wamumirije gutya. Mbwira icyo ukoze. Ngeza neza. Urasetse. Sheri wagiye ureka. Nukuri. Ya gahunda se twavugaga. Ikomeze tuzagende. Uyu yatwayibuzwa n'igisi. Reka. Yewe umva. Mwiriwe. Papa Sava mwiriwe. Muraho. Namahoro. Aho murakomeye. Muraho neza. Kirimba. Karabe. Aha nahera. Ariko nshinzwe guserera. Ntabwo uri muto. Arimo kuruze gusesengura ibitakureba. Umusaza araho. Araho. Namwe mwari muraho. Aha muturusha. Bivuze ngo hari ibyo mupanga. Niki tudafite ra? Yamaye nka tata. Muhagaze kuri abo. Rero. Ubu nazanye n'ikindi cyitwa ngo nakise ngo ndaza kubabwira izina. Nibabwiye narakerekana abantu barankopera. Siko ibintu byose nkora abantu basigaye bankopera ko uzabyandikisha rero. Ari ukuntu nsigaye mfite ihene ndazikatakata inyama z'ihene nkazikatakata nkaziteka mu birayi. None abatabizi bakagira ngo ni akabenzi. Berutse kubisariva abantu batireka reka. Ubwo n'abasiramu bari baje kuvuga ngo bavuge bafatire nyine yirayidi wacu baramakanira. Byabaye ngombwa yuko mbabwira ni se mwokagira Imana mwe ngiye nk'umuntu ubyizeye umuntu mucoma hano si umusiramu naze abasobanurira. Izo rero ni special. Papa Sava chevre se nyamwe tubari twose ngiyemo ngo chevre kate. Chevre kate gari cyo nayumva. Murangunzanira koko. Ndashaka gasitro gakonje. Mwebwe zana gatobe karaho kafutse se sheri wanyweye kabyeri. Oya sha. Ugira ngo kavurime kaze gutuma ubwo mbazanira gasitro gakonje. Mwebwe ni akantu kadasembuye koroshye kadakonje. Okay. Ntabwo nigori yo ndi kumwe na Mari. Reka nyaru. Ese murakumvuze ngo sheri ariko nako byumvise urasarumva abari barahuruye. Oya ntiwumva se ko ari kutubwira amoko y'ibyo agezeho. Oya agira n'umunwa iyo ari akantu yashyizeho umutima yari kuvuga ngo asigaye yitwa sheri se umuntu wese urawuyobewe. Imana ishimwe katanyuze. Kamunyuze hejuru buriya. Uramuzi byari kurara bigeze kuri Ndimbati. Reka. Buriya Papa Sava agira umunwa ariko kubera ko twibereye ahangaha akabazi ko ndi n'inshuti y'umuryango ntabwo yadukeka. Ariko ubundi nakayanyo ibanga nicyo yibagiwe. Reka. Aradudubiza. Yaradudubiza ibintu byose. Nyibwira shoye mukareka kavuge nta radio idashiramo umuriro. Wowe uzashira imyaka nini. Papa Sava ameze nka za moto bazanye. Wana za moto zisigaye ziza zifite ibintu by'amabateri ahantu hose bagenda banywesha. Ndayibona. Uriya we ntiyashiramo umuriro ntiyakumva ugiye gushiramo. Yagenda anywesha. Kagira umunwa manese. Cyakora abagore barashaka karame. Reka twigarukire ku rwacu shu. Shiri nindi kuvuga nyine yaronda twavuze ko tuzagenda. Oya nyine kubwira madamu jya umugabo namaze kumubwira ko wa mukuru wanjye urumva anyeneye byihutirwa kandi nzabaye iminsi 3 warebye ukuntu beshya na madamu wawe tukazagenda tukanaruhura ubwonko. Ariko ubwo ngiye wagira ngo byantwara icyo gihe cyose. Ariko wowe ufite na rezo reka byabagabo nk'umwiburi mfite connection ugiye mu kazi kandi si ngombwa kumubwira nanagenda ahubwo nkazamubwira ngeze nkuko ukise yawe yana none da
wa mugore wawe ariko wa mugore wawe uramuzi ariko Marigo jya uvuga iri kuvuye ku mutima ahubwo ndi kubona ubavuga nk'umuntu ushaka kujya gusoba kandi rwose ibyo biba biguti ibyo ngibyo ntukajya unabigizemo ikibazo ibi neza mba nkubwira nanjye ako kahushya nakaguha ariko ukomeza wifate sibyo sho ariko ntuze guturika amazi kunyaruka ntabwo byatuma nigenda gusa ndishimye nanjye nuko cyagiye ku cyumweru nabonye tutabonanye ndavuga ntubu birapfuye birarangisha numva ndababaye nari nagupangiye mu yandi ngo ni iriya sikaniya yawe yakumbujije nuko rero baraho ahubwo nigiye kuboza ibitejera ariko ubu harya ni igihe cyayora harya muri oya n'itumba mfasha gatoya uzi ko itumba ritangira se nibura muri hagati mu kwa Mata se? gatatu muri Werurwe rikarangira nibura kwa gatandatu kujemo reka da agatobe kabonetse akangaka k'abakobwa beza kakera bakitaga k'abamasugi ariko reka winkorera akazi ubwo nawe uri imanzi urafatanya n'ayawe uri imanzi ibyaye kane cyangwa ari gusanasana ngo iminsi y'icumi icumi urakoze we naho ubundi si imvura ni igihe cyayo ariko ntabwo uri kwica ibintu nayo yabaye nka rya zuba kuri ibishyimbo ari uruyange imiterere ariko ahantu buriya h'intumbi noneho yabicyondesheje nanyuze hepfo aha ngaha ariko ukuntu hari hameze byatemye rwose nuko nari mfite inkweto ebyiri pe hanyuma yewe urakoze tunganya reka mbanze mbakarabye noneho ubundi ibi birahure bivuga ngo gashiriramo ariko ni byiza pe umva hano mutanga keya mutanga urabona ko buri gihe mba mbahindurira buri gihe kreativite nouveauté ni ibintu bigira icyo ukashyiriraho umwihariko uyu munsi oya none se nge hari ikindi gihe waje nkagusondeka ngewe oya oya ngawe nyereka ibitsitsi n'amabuno yo ntabwo yandushe ku rukundo rwacu sheri rw'ibihe byose kandi komeza umanura ibi bindimba atagutera shaho uzamura imuzana hano atantesha apeti ko Mariguzi ko nsomye aka kaburanje nkibuka ukiri akana gato di ariko nawe ukunda gusubira ahahise kuki ukunda gusura ahahise nasi ubwo navuze ngo kera ngo nibwo nari ndyohereye ngo ubu ngo nta kigenda hoya ahubwo ni imashini turi kumwe Rizune sheri wagiye reka none se ubundi ntituri kumwe kandi tuzakomeza kuba kumwe wambwiye ko utazansiga wambwiye ngo tugiye kubigendanamo neza ariko musiko niyo naba ndwaye bampa ibinini nk'umwumva izina ryawe Marigo hari igihe bigeze kumbwira ngo baraguha ngo niba ari nikirane za kororokine niba biracyabaho ari kororokine ziracyabaho sinzi ibinini bambwiye bitangizwa n'ama ndavuga ni Marigo wazanye ifunguro ariko wari undiho ndavuga nti uwo ni umuntu sheri gira ko ibintu nk'ibyo ngibyo ni ukuri ndanezerewe rero hanyuma ndakumva ngo uteze yombi mukundwa wanjye hagati yanjye nawe niyo mpamvu nakubwiye ntituzahure twicare tuganire nk'abantu bakuru buri wese nyine azi ukunda ateye turaziranye sibyo ariko nubwo tuziranye nkaba mfite birantega yitwa Ndimbati ukagira birantega yawe ya Dafroza nta cyatubuza gukunda rero urukundo ruraryoha buri urukundo ni terapi urumva noneho iyo mukundana muziranye ntawe ubangamira undi nagira ngo rero duhe gahunda urukundo rwacu umva kirimbo ndakwinginze naje nje ndagusabye ntuzatume nicuza n'ukuri ntuzatume nicuza mbabare nari nyine umuntu ariko si cyiza cy'urukundo Marigo uzi ko ngewe nagukunda abakubonye bakagira ngo ni impanga yawe yasubiye hasi nibyo ushaka ndashaka gusubirana uko gupfunyarara mu maso uzi ko wimakiye ukagira ngo ni icyondo bateyeho isima ntibifate ndashaka rero kugukunda hahandi bazaba baguhatira kujya mu irushanwa ry'abeza ndakwinze mbabare unsubize itoto nanjye ngo usubize irindi ku buryo umuntu wese azajya ahura n'umuntu akavuga ati cyabyimbye wagira ngo ntabwo kijya ntatekereza urumva yaba yarabyimbye afite n'icyo abyimbana abyimbana ikizi ubwonko ntabwo ni zero urumva hakurya mu by'abakuru ntabyo ayiwe naho
kujya ubyihorera uziko njyewe utazarangira ngo turi kumwe kugira ngo wenda ni ibintu ari icyaha gihanwa n'amategeko we ariko ntuzamureke ariko rimwe na rimwe ujya umukoresha siporo haregera ariko mukoresha siporo yaramubyaye hari igihe aba ari imyuka iramureba ese ko hari kucyumuhatira ubundi kujyaho kucyumuhatira kujya iwe kandi waranyemereye ko ibintu byose by'ibikomere ugiye kubyumva sheri nawe ntukambabaze nagira ngo urebe ko ugikomeje ukiriyo wajya ureka ibyo nagira ngo ndebe ko kaba kakiriya k'umubano umubano se w'iki umva none ndashaka kuzajya hari akantu nzagukora nitubana nkakujyana muri dushe nkagutsirita mu bitugu yego agenda yanjye igiye kuzura ibyo nzagukorera umva ni ukubikorera inyigo nka bya bindi by'ikidanago bajyaga bakora kera ngewe ubu mfite nimwe uzarambika mu musaya wamfasha umva ni ukwicara muri jaride nkajya nifotorezamo nifata ibintu by'amaserifi ahubwo uzashaka urusumero runini tuzashyira munsi y'icyumba tuzaba turimo munsi y'urugi tugeze ushobora kuzagira ngo ni umuvu cya dushe yaho turi yimutse ni ukwigica mu bwonko nawe kuba umusore rega si uguterura amatuza ni ukugira ibitekerezo ukamenya na tekinike zo ku mukino ukinwamo hari abantu bajyaho bagakina 7 kuri 7 hindura 2 be 2 no kuri 3 ugere no ku 8 simbirimo neza natwe nyine ubwo twari tukivuga iby'iyo mvura yewe fata marigo karame amazi ko shije cyane ra mba mvuga nti mikorobe zose niyo utakaraba cyane zihita zishya zishiriko kandi hari n'abantu bagira aleriji y'ubukonje niyo mpamvu rero duhitamo gukoresha ahashyushye ariko wa mugara kuko ahashyushye nta aleriji agira marigo nakangaka sha ngirira papa sava ubu wagira ngo papa sava azagira ngo hari ibindi dukana nanjye binyara ubu aho ngaho urahinanira kubera ko turirimbana muri korali isuku ni isoko y'ubuzima isuku ni isoko y'ubuzima amajye urarwara rutaba rurimo utwanda ariko nakubwiye ngo iyo nzanye amazi ashyushye atya ukavanga n'isabune ni ukuvuga ngo mikorobe zose zirashya usibye ko hari mikorobe nazo burya ngo mbi cyane usibye ko zidakunda kuba ino izo bita mikorobe terimare zishobora kubaho no muri hejuru ya dogere 70 gira duke duke izo biba bigoye ubwo nyine ni imiti nuko sawa natwe reka dukomeze uwo mushinga reka tujye tuvuga uwo mushinga ubwo ariko ndaje ntimugire ngo ndateba ntutewe rwose nimuwanzure serivisi zawe reka ndazizera ariko sheri hari akantu ntakubwiye kandi nkabonye none ahangaha twavuze ko papa saba tugomba kujya tumuhisha bino bintu byacu reka kuhura muyobewe buri iyo mpozeho gutya uriya mugabo ibintu byose arabyanariza buriya dushobora ubonye ko nijijisha nkavuga ngo tubana muri korali ariko buriya agiye kubyigusa ajya kumva wumva bikubisemo ntabwo nongera urukundo ruri kugeraho rukacika ngashaka no kugukoraho ngashaka no kugira siko n'utu tuntu bagusize mba natubonye kandi twongera kujya guhura sheri wajya usiga iyo mpeta ngewe impeta irancumuza ngewe urabona naba nayisize abo ngabo twazirikanye nabo bajya baguma mu rugo nagiye kurya nkayikuramo ubuse mushyize hasi nawe ni kuncumuza mbere ariko reka ibi ni ibimenyetso ntabwo biri ku mutima nawe sinakubwiye ko imyaka itagakwiye kugufata ibiro ibi byikubera numbeshye ukazatuma umutima wanjye ugira utyo ugatonekana imana yo mu ijuru izabikubaza marigo ndakabura igihesha umugabo kwitwa umugabo mu buriri ntabwo naguhemukira umva ni wowe rugendo rwanjye rwa nyuma mu buzima ubu ni ukuvuga ngo ibyabaye mbere nta gaciro mbiha uri kumva ibizaba nyuma nta gaciro nzabiha iki gihe cyacu kizagume gutya marigo nturebe ukuntu usutse nzagusukisha bajye bagira ngo wagiye imahanga n'ubu warakoze pe ibi bintu sende batire byari byaramunaniye akuze ukuntu nasirimutse abantu barabikubwira amafaranga wampaye ese ngenda
nkoreshamo tuno tuntu ngura n'utundi tuntu two kwijya nuko rero imvura igira itya ibimanuye neza wa uzi ko hari n'abana batazi ibihe byo tugezemo hari abantu batamenya ubuhindo hari abantu batamenya ubugaryi hari abantu batamenya icisha ibihe bitugize batitaye ngo watse iki n'iki ntibamenye yuko ukeneye icyo twita liburifia ni ukuvuga ngo ziriya mbuto turiya tunyanya ntabwo ari utw'umutako gusa kuko turya dufasha ziriya nyama ubwo nyama ni poroteyine noneho ibirayi ni amagliside noneho ziriya zikaba imbuto sibyo kandi ngo bingwarya ngo bituma nyine ibi ngibi ntibigugarara mu nda ku buryo bya dijection itayihuta uburyo byagugararamo noneho ugasanga nijoro uri gusohora bomba atomike ibyo biba byatinzeho ce sont des gaz muryoherwe reka mbazanira akantu ko guhanaguza okay urakoze bari hafi yego tuguma turya dusangire ariko si umugabo waretse kumusara ku meza ndemba turumva Mariko ni ukuri kw'Imana nzakwibagiza ibijumba by'ingereko ryoherwa rwose kandi nanjye biranezeza turyoherwe rero ngewe uba wantekereje Mari iyi ni formule mba nakoze uko uzi bakora equation x y z bakayihuza na ABC bikabyara iyindi equation ya F Marigo ibi mba nabigiye inyigo faites attention ariko ujye ubiha agaciro nuko sheri mbiha agaciro ndakubaye ngo ndakubaha ni wewe wanjye baba rero yirye rero yigere ku mabono sheri wagiureka ngaho se rya kutarya se ku buryo uzajya ugenda nkabona noneho antuka nzakukorera n'akabazi yego sheri urakoze umva ejo bundi ku munsi mukuru ubwo niko nzambara ngeze ugira ngo ndarya binkundire reka kuri telefone nta kintu tujya tuvugana jya kumva nkumva ngo buretse reka ingo zacu urumva umugabo aba ari hafi aho tangira kubwira umuntu amagambo meza ukumva arakomanze wa mugore wawe nawe ubwo ngubwo bari hafi aho ngaho tujye tugira igihe rero duhurire ese nubwo turi kumeza muracyagira tuwarete nuka ku buryo wajyayo hano ukajya kuvugirayo iwacu kwa Ndimbati yanasanga mu Ndimbati ukunumviriza muracyagira zindi z'ibiti bibiri oya ndetse cyagiye mfata mu kimera sinahise nyikoresha mwasobanutse ariko niwe wasobanutse aho baniye nanjye cyane ariko papa Savari nkubwire aka kazi niko kawe pe kwita ku bantu ariko ubundi mambo aragiye rero bavuga ngo ndabahenda da ariko nakoze ariko n'abandi ntabwo ari njyewe oya ntago ari nari ngezeho kandi nashimye mwawe neza kutarya nawe ndi papa Savari tuba twaje hano ngo tuganire nk'abantu bakuru oya nanjye usibye kuba nagufasha gusa reka mbahe rugari sibyo ubwo mwebwe nimwongera kunkenera n'ugukanda ndabizi ko muhamuka rwose ibi ni ibintu mwagize umwuga ntabwo ari bimwe abantu bigana abandi karibu Dafi Dafi uraho Daforo umukurusha ni kare yicarira aho nta kibazo sha kuba ngwagurukiye ugira ngo ni ikinyabupfura gike ko ari ubumuntu bwuzo wakunda sha erega hari abantu mwashatse neza ni karibu sha papa sava amazi sindutse hari amazi se niwana mwikabire Dafi muri amahoro rero we Sariferi itabishije amaguru nk'imbwa ariko ojya ariko ntukankorera akazi kwifashiriza ojya
amufasha asanga ni muri saro yawe. Niba wari uri mu turimo sibyo Ese twavuganye ngo iki? Oya ngaho biko nta munabi wari urimo. Ariko tujye twumvikana Kirimbo. No kuri nta. Ariko ntukashake kunyagisha. Oya akazi keza mu bana kusetsa. Oya ntukankorera akazi. Dafi abana baraho se? Araho nta kibazo. Bon appétit. Hanyuma ubwo nguye icyaka. Agasitro gakonje gashyushye. Gakonje. Nawe se kare. Ubanguke. Umaze uryoherwe. Tafuro. Endosha. Ayo endanga kwaki endasha. Endasheri endo. Ndashu. Ryoherwa sha. Yo ifatira urubavu neza. Aha nahise shehi. Yo. Yaje kwirebera umutwaro. Ni karibu Dafi. Ryoherwa. Kirimbo dore nawe ukomeza. Nakohereje kuri message se za nkoko niki wabonye ukuntu ari nziza uriya mushinga ndawushaka rero ndawushaka noneho ngo tuwubake ku buryo tuzaba intangarugero sha nta kibazo cyakora Kirimbo fata no kukaraye eba kwa gatoki nako nkugenesha daforo njya biteteshereza umugore pe ufite umugore mwiza umva ko abagabo muca inyuma rero nguyo muciye inyuma rwose waba ni indwara waba wirwaye aha rero ufite umugore mwiza aritonda uzi ko kagasatsi arako yavukanye kamaje kungana nuko mumpesha wari umeze neza urunyogwe rurabayoboka yenda kubwira Kirimbuzi rwose yatoye neza agira umugore mwiza muri karitsiye yacu yose Je vous écoute mon ami. Usanze twari turi mu kazi gakomeye rwose. Ibyo nari mbizi n'ubundi. Ariko birenda gucamo. Umamagaye muze ariko ntibyatuma navugana nawe. Natishyize kuri channel yanjye ntabwo wazibonye kuri link yanjye. Zira UPI ebyiri. Azakazi k'ubukomisiyoneri. Oui. Ubu ni ubu. Nari muze ariko ntabwo byatuma tutavugana. Icyo cyo hepfo gifite UPI 604 XY bare Z Alpha 3. Niba ari cyo ushaka ndakiguhera nyine zira miliyoni. Ariko mbona none utavuga. Sangwaye umutwe nanyu iminsi ntabwo meze neza. We. Sasa rero ntugakine man ntabwo ibyo tubishyiraho ari ukugira ngo dushyire nk'aya mafoto mwirwa mureba. Yumamagara ufite gahunda urumva? Umugabo wazi gushaka amafaranga. Feta attention gukinisha umuntu nkanjye ugezaho nshyira ibibanza kuri link atari umuntu yirwa azenguruka nka rohombe. Nicyo turi kuganiraho. Ariko bishyura. Ngo avuze iki? Akaninesha mutwe gusa. Umbuze nta kirimo. Musiko nashyizeho miliyoni zingari gupyinata ngo ibihumbi 100. Ire tuzashaka. Komeza wiriresha. Bakazanya agafansa ayiwe. Usomesha. Usoma. Marigo ntimuze ariko kugira sha. Gasoro. Ariko nawe ryoherwa. Oya ndi kumva abandi. Nawe ukunda akazi. Akavibere nako kari kunderanje kano kanya. Nona twavugana gato. Oui. Message nibwo yari ikingeraho ngenda zibonye ebyiri umbwira ngo uranshaka. Moje rabi. Twebwe rero buriya. Urabona nk'icyo kibanza nashyizeho. Kirashaka miliyoni 20. Icyo ku ruhande cyawe ni miliyoni 30. Ariko nkugira inama bikumva uzi ko buriya uciye umuhanda uri nyorosho urawubona ukazamuka ku ruhande utangije naho ngaho hagati muri UPI yawe ukaguraho metero ebyiri kuri ako gakecuru nako nakabwira ukakagwaho kagaye 200 cyangwa tukabigaho muyo wabo maye umuhanda ukaza ukagera ku kibanza cyawe wallahi deza baguha n'ijana baguha n'ijana njyewe
niyo mpamvu nakubwiye ngo ibintu nabigiyemo nsobanutse kuko ntabwo ndi umwiga faut faire attention rero kuza kugira arihariye marigo ariko numvise indi message none se akiri marigo komeza muryoherwe pe buriya akazi kacu nakora akazi niba utanakazi iyo ndose urakumva akazi wese mwabanye batakuzi komeza uryoherwe ndafirya wi ndabibonye ariko nyine urabizi nawe ntuzi si ibintu bijyanye n'amaorubite cyangwa no gucya kw'imigabane twebwe ubu bwakeye amasaha acikiwe mwe ariko biracyari nijoro twinjye nta kibazo rwose ukuntu nabyo bivanga ugasanga telefone ifashe iminara oke ni akari kajemo sha hari ukuntu inanga usanga sinzi ibintu bijyanye na netiwaka niba ari 4G bigonganye na 3G oya 5G ntabwo iraza ariko 4G hari igihe na 3G 2G yo sinzi yo yagiye irakatsindwa yari itumereye nabi noneho miliyoni 40 wazibona ariko 40 senze cakira mu 8 ikibazo uri ibyo ni ibikiko ngawe urahita usiba 8 ndaziguha umunani ntugire ikibazo araziduha we mubwire ko tuzemeye uri tayari ku umunani kuduha mu byiciro akazita tuduha kashi 8 ugahita nta kibazo we mubwire sinzirwa nkwirukaho marigo ujye mumenya agaciro nyirukaho se yasanga ngutesha umenya agaciro agaciro k'abakomisiyoneri nse banize bazi indimi 3 siko nze n'igiswahili mubwire yewe arakini mi kumva kandi yego ariko kirimbo uzi ko uri umurwayi wo mu mutwe uzi ko uri umusazi uzi ko uri ikigoryo uri n'ikimara wowe nta soni ngo uri guhamagara umuntu kuri telefone hanyuma si cyo nkubaza ko uhamagara umuntu kuri telefone nanjye ntabwo uhamagara telefone yawe igasona telefone yawe igira iminara 10 igira iminara 7 igira iminara ingana telefone yawe cyangwa warahinduye se nabimenye ikibazo cya posheta wiki tukakure ikibazo cya bariko ubwo rega werekaye wikinakina zana iyo telefone hano Usa muvundi wawe wari umaze iminsi n'ubundi ufite cyane inshyashya waguze ntareze ebyiri iri gufata kirimbo ntukangire ikigoryi ntukangire ikimara urumva kuko uri munsi yanjye mu bwenge nuko mba nakubashe nk'umugabo wanjye ariko ubundi uri igicucu n'ikigoryi nta soni hariho komisiyoneri turi kugura ikibanza telefone ese basi yo nayizimye bikagira inzira ukita ubusa telefone wanayizimije ariko nanjye nkabyumva buri mugoroba uritabira muri tuwarete igitondo uritabira muri dushe sanga uritabara uko maze kubyuka kirimbo kano kanya ndabafite wumvise ndabafite sinje kurwana namwe sinje gutukana namwe sinje gukora ikindi kidasanzwe nje kubabwira ko muri ibicucu muri ibigoryi muri ibimara nta soni nawe marigari njye sanagize niko nariziye mu kazi hano ngo bankomisiyonera ikibanza musaza wawe yende ugikomisiona umugabo wawe disi yagikomisiyoninye ufite ikihe se nyiramama we arakomisiyona ikihe ufite ikihe ziba nta soni ariko kiri ubundi uzagira ubwenge ariko bigenze bite uzakomeza uwe fene uzakura bigenze gute ngo ngaho urya inkoko ngaho urya ibiki n'ibiki njye ntabwo mfite bwaki y'ibiryo ibi no mu rwonye nabwitekera nanjye nkabyiha se mwagiye mwungana basi ibitekerezo jya umuha agatekereza agira akanama agire mu mutwe wazira telefone ku gutwi aro uwa mbere aro uwa kabiri aro uwa gatatu igicucu cyane kirimbo urananiye marigari uzapfurwa urataha urasigara nduwa gusengera canga anga nagari mu kizana anga ni mu kabari hagari mu kiliziya canga utahe cyabigira birebire
cyangwa utakiriwe Papa Sava